Hello, ikaze kuri Piscines Essence. Niba uri mushyashya hano nkwaye ikaze, nitwa Piscine. Hano turi aba Glow-getters. Umuntu ureba icano wese arabizi ni ugusa neza, bigisha gusa neza dukoresheje amavuta meza, kugira uruhu rwiza, tugasa hose kuva mu maso kugera ku birenge, no kugira imisatsi myiza. So uyu munsi ngiye kubereka kits cyangwa se game cyangwa nyine products zijyana ku ruhu ku mpu zitandukanye kugira ngo umuntu arusheho gusa neza. Murabizi ko nababwiye ko amavuta amwe, isabune imwe, ikintu kimwe kidatuma umuntu agira rwa ruhu nyine ubona ruhaze, rumeze neza, rufite itoto, rukeye, rugize gute. Hari umuntu uvuga ati naguze wenda amavuta runaka ngira igikara, cyangwa se ngo naguze amavuta aranyumisha, naguze amavuta agira gutya na gutya. Ushobora kugura amavuta akiza ibiheri ariko ugasigara ufite uruhu rwumye. Ushobora kugura amavuta arinda gusaza ariko hakaba ikindi kintu runaka. So hari abantu bambwira ati wenda ngo CeraVe irabuza, abandi bakavuga ngo njye nisiga CeraVe. Murabona ko ntirabura ndi imibiri yombi ariko isa neza pepe, ahubwo nsa neza kurusha uko nasaga mbere ntaratangira gukoresha CeraVe. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ni CeraVe yonyine wisiga ikaguhindura neza, ahubwo ni ukujyanisha kits, ni ukujyanisha ibintu runaka. Niyo mpamvu ngewe brand yanjye yitwa Glow Kits, kubera ko mfata ibintu nkabishyira hamwe kugira ngo bibafashe. So ntabwo ndi butinde, ndashaka kubashimira cyane 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 ku bantu mukomeje kunteza imbere, nimwe mutuma ndushaho gukora ibyo nkora. Tugiye kumara amezi 2 mfite iyi shop nyine ncuruza amavuta. Ntago ndafungura iduka rigaragara wakwinjiramo, byose mbifite mu rugo, ariko bafitiye ibintu byiza byiza byiza. Ndabashimiye rero cyane cyane ukuntu munyizera mukangurira abantu bari ahantu hose, Kiramuruzi, Murizi, Rusizi, Muhanga, Rubavu, Ririma, Kuruhuha, Nyamata, Kigali. Ni benshi cyane. Impamvu mpereye mu ntara nuko Kigali ho bimaze ko ibintu bisanzwe, Rwamagana, Kayonza, oh my god, Musanze, ahantu hose 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 mu Rwanda noherezaho amavuta. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye ko munyizera tutarahura, mukangurira kandi bikabageraho, mukananyereka feedback, mukanyereka ko murimo gukira. Hari igihe ibiheri bitinda gukira ariko ugasanga uruhu nyine rwatangiye kugira itoto, ukabona ruraglowinga nubwo ugifite utubuto, ariko ukabona ko uruhu rumeze neza. Abantu bose mumereza feedback. By the way, hari batangiye gukira ibiheri, abantu bakoresheje Medimix mugakira, bakoresheje CeraVe SA, abakoresheje CeraVe PM n'ayandi mavuta menshi. Thank you, ndabakunda pe 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 pe. Nanjye kuva ntangiye gucuruza maze kubona resultat cyane cyane. Ino sabune narayibabwiye, ndumva ngiye kuyimaraho ibyumweru 2, ego, ya Chateau Rouge, ahubwo zigiye no gushirwa nsigaranye imwe, ariko vuba tuza restocking. Oh my god, oh my god, nanjye ndira nkavuga PC urasa neza, urasa neza ku muntu udafite ibiheri, ufite uruhu rusanzwe, akaba ashaka isabune yo koga ituma asa neza atarakoresheje amavuta atukuza, kuko abantu bakoresheje amavuta atukuza biracyari challenge. Ndacyagerageza gushaka ikintu cyabafasha. Akenshi bakunze kugira ibibazo byo gushya mu maso iyo bakoresheje amavuta ari naturel, ariko kandi hari amatube yo muri farumasi, nubwo atari meza kuyatindaho. Hari n'iyi tube nabazaniye ya Cicaplast Balm, abantu bamaze kuyigura, nagura muri ya Cicaplast Balm, abantu bamaze kuyigura bisize amavuta akesha, murabizi ko ibafasha cyane. Hari abantu usanga barahiye hano cyangwa bafite uruhu nyine rwabaye nk'agashashi kubera amavuta atukuza. Iyi Cicaplast Balm irabafasha cyane cyane cyane. Ubwo se sinatangiye reka nkomeze. Nk'abantu barwaye ibiheri, iyi La Cause irimo sulfur, ni creme nziza cyane ikiza ibiheri. Still ku muntu witukuje amavuta ariyo yose, mujye mubimbwira, ujye ubanza umbwira uti nakoresheje amavuta aya n'aya. Abantu bafite za white rwose
mujye mumbwira n'ibindi byinshi. Hari igihe abantu bakubwira ngo ntatukuza ariko ugasanga ayo mavuta amaze kwangiza uruhu rwawe. Ubwo rero ni byiza kubimbwira mbere yuko nkohereza amavuta kugira ngo mufatanyirize. Nshobora kuguha nk'iyi creme nkaguhereza na Cicaplast Bomb kugira ngo ukire ibiheri ariko wirinde kugira ibyo bibazo byo gushya no kugira ibindi bibazo ku bantu bisize amavuta atukuza. Ikindi, iyi creme ni nziza ikiza ibiheri ariko ku muntu utwite ntago ari nziza kuyikoresha. Ubwo rero ni byiza sometimes kumbwira information nk'izo ngizo. Iriya niyo iri contraindique ariko ubundi izindi zose amavuta menshi ngira aba ari safe, ariko ni byiza kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo, amakuru nk'ayo ngayo. Neutrogena, reka rero nkikomereza ku biheri mpite mbabwira ku bantu barwaye ibiheri bafite clogged pores. Hari ukuntu ureba ukabona utwenge turafunze, turimo imyanda, turimo utuntu tw'umukara dusohokamo, turimo utuntu tw'umweru. Salicylic acid murabizi ko ikora. Hari CeraVe SA irakora byatari, hari iyi Neutrogena nayo irimo salicylic acid, umva irebaho kabisa. Ku bantu barwaye ibiheri rero nshobora kuzagwa wenda tuvuge iyi Neutrogena cyangwa se CeraVe SA, biterwa nuko ndeba uruhu rwawe rumeze, byose biratandukanye. Hari impamvu mpamuhaye ikintu runaka, wenda nkayiguhana n'iyi blemish control ya CeraVe. Ubwo ndikubabwira kuri kits, hanyuma nkayiguhana na moisturizer. Uba ukeneye kugira uruhu ruri moisturized, rufite amazi, rufite amavuta. Murabona uruhu rwanjye ko ruba, mva nanjye ndarureba nkavuga ati rufite ubuzima. Nkayiguhana wenda n'iyi CeraVe PM. Ikiza cy'iyi PM impamvu nyihitamo ni uko AM igira SPF, igira sunscreen. Ku bantu barwaye ibiheri biri active ntabwo sunscreen ari nziza ivanze mu mavuta, ahubwo biba byiza iyo uyirengejeho ariko utayiguze ivanze mu mavuta. So nshaka kuguhereza iyi blemish control, nkaguhereza iyi moisturizer ya PM, nkaguhereza iyi CeraVe nako iyi Neutrogena SA ya salicylic acid, cyangwa se nkaguhereza CeraVe SA bitewe n'icyo mbona kijyanye n'uruhu rwawe. Iyi ngiyi aba ari kit nziza cyane, ariko cyane cyane na sunscreen, kuko ibi ngibi ushobora kubikoresha uruhu rukimprovinga byandi ubibona kabisa ko ibiheri biri gushira, ariko aho ibiheri bikize hagasigara amatashe y'umukara. Amatashe murabizi ukuntu agora kuyakuraho, aho kugira ngo rero uzajye kurwana n'amasiram sometimes wenda ntagukorere. Icyiza ni uko ugitangira utangirana na sunscreen. Iyo wivura ibiheri ugakoresha sunscreen nziza, ibiheri birakira n'amatashe ntabe menshi ku buryo ari amatashe azakira. Nkanjye ntago sinzi, murabona mfite udutashe duke cyane tuba twaje kubera nk'agaheri. Aka n'agaheri mperuka ubushize igihe nari mfite ikibada, ariko ntacyo kantwara, nta nubwo nkoresha ibintu byo kugira ngo kaveho, kuko ndabizi neza ko uko iminsi ishira kagenda. Iyo ufite uruhu rufite skin barrier nziza, rukoresha sunscreen, amatashe arafadinga kabisa. So this is a kit ku bantu barwaye ibiheri. Nshobora kuguha iyi ngiyi, iyi blemish control iri strong kabisa ku buryo yumisha ibiheri. Hari iyindi Topicreme AC, nayo ni blemish control ya Topicreme. Ubwo rero nshobora kutaguhereza iyi CeraVe nkaguhereza iyi Topicreme. Akenshi nuko mba nabanje kubona ko uruhu rwawe rushobora gutoleratinga blemish control iri strong cyangwa se gukoresha iyisanzwe. Hari n'abo nshobora guhereza Effaclar Duo K+ cyangwa se Duo Plus, bitewe zose ziri muri iyi range ya blemish control ikiza ibiheri. Nduha. Ubwo rero ushobora kumbwira uti wenda ntabwo mbashije kugura iyi CeraVe PM, igura 33, nkaguhereza iyi SVR nayo ni nziza, ifite na Cinamide. Naga kame keza cyane wisiga ntibirabure, ugasa neza, ibiheri bigakira kandi umeze neza. Iyi niyi zifite ama ingredients ajya kumera amwe. Iyi ni Hydra Sebia Clear ya SVR, nayo ishobora kujyana n'iyi kit ku bantu bafite uruhu ruri acne prone,
bakamererwa neza cyane. Hari iyindi moisturizer, cyakoze mbafite moisturizer pe, mfite amavuta meza 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 iyo uri gucutinga ibiheri. Hari iyindi moisturizer ya Clear and Defend ya Neutrogena, iri oil free, nayo n'izi zose ziri oil free, ziri non comedogenic, bivuze ngo ntabwo zifunga utwenge, ahubwo ziradusukura ukagira uruhu rusa neza cyane 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 iyo ukoreshanya n'isabune ifasha. Hari CeraVe ese narayiberetse ubushize, hari iyi foaming cleanser ya tea tree, nayo irakora cyane ku bantu bafite uruhu rw'amavuta, bafite pores zifunze, cyangwa se bafite bafite ibiheri. Iyi tea tree foaming cleanser nayo irakora cyane ku 18. Nabonye muri ya video ndende, so nzajya mbereka mbahereze amakuru yose ahagije, ntimukabyinubire ko ari ndende kuko mba ndi kugerageza kubereka ibintu byiza. So hari abantu bafite skin nk'iyanjye, skin yanjye irwara ibiheri. Ubu ngubu ntabyo mfite kubera ko nisiga amavuta meza, ariko igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuza. So akavuga ati ndashaka gucyamo, ariko mfite skin ntari sure nyine ishobora kuzana ibiheri anytime. Mfite izi sabune za Neutrogena Clear and Radiant. Izi sabune umva urakakaraba, karimo vitamine C, ugasa neza, ukabona ko nyine ari sawa cyane. Aka rero ushobora kugakoreshanya ubwo wenda na moisturizer imwe muri izi ngizi, niba ufite ibiheri donc ugira acne prone skin, bya biheri nyine utizera ko rwose anytime bishobora kuza, ushobora gukoreshanya n'izi moisturizer. Cyangwa se ushobora no gukoresha iyi salicylic acid, ugakoresha n'iyi creme ya Neutrogena refreshingly clear, nayo ni Clear and Radiant, iri muri izi range za Clear and Radiant. Ni cream, utu dukreme twose ni dutoya, ni 50 ml, ariko umva turakora pe. So akangaka ukisize ugakaraba isabune ya SA, nayo aba ari sawa cyane ku muntu ugira skin iri acne prone, ashaka gusa neza ntiyirabure kandi akagira uruhu rumeze neza rufite ubuzima. Nabizunguje cyane, nshobora kuba nabasakurije. Oh my god. So ndi kwereka za moisturizer mfite n'uburyo ushaka kubifatanya. Neutrogena ni byinshi. Ubwo rero ushaka kugura, sanga inbox umbaze nkwereke ibintu wakoresha. Ndi kwereka aya ni amavuta akora mu maso cyane cyane ku bantu bafite acne prone skin, abantu bafite skin rero zitarwara ibiheri. Mwarahiriwe. Ibintu byose birabakorera. Nk'ubu ufite skin itarwara ibiheri, ugakoresha iyi Neutrogena Clear, refreshingly clear, ukayikoreshanya ni Chateau Rouge. Trust me, ntabwo ukeneye kwitukuza ngo kugira ngo ugira ka eclat keza nyine keza pe, ku buryo n'umuntu akubona akavuga ufite uruhu rwiza, runyerera, rumeze neza, rufite ubuzima bwiza. Ubwo tugeze ku bantu batarwaye ibiheri, mfite iyi Mela irimo na Niacinamide. Iyi ngiyi ariko no ku muntu urwaye ibiheri ishobora kumukorera afite moisturizer iri rich. Iyi Mela ushobora nko kuyikoreshanya n'iyi CeraVe PM. This is so perfect. Ni yandi ugira uruhu ruri hydrate, rusa neza, rukeye, rufite ubuzima nyine ruryohewe. Noneho ushobora no kuvuga ati ngewe ndabishaka byose, ugakoresha Mela, ukayikoresha ku manywa, ugakoresha iyi nijoro, ugakoresha na CeraVe yaba ku manywa cyangwa nijoro. Umva ufite uruhu rwiza rumeze neza cyane cyane cyane. Oh my god, none se ko nanjye kuruha? Namwe mujye muvuga mukaruha. Tuganire ibindi. Ndumva narushye. Yes,
okay, ushobora gukoresha kandi iyi CeraVe lotion iridratant cyane, murabizi ko ariyo nakoreshaga narayimaze by the way sinzi ukuntu nkoresha amavuta ariko hashize igihe, hashize ukwezi kwararenze nyikoreshanya na Johnson ku mubiri, yarashize ariko nayisigaga no ku mubiri kenshi. So iyi CeraVe ni nziza pe ku ruhu nta kibazo cyayo, ni nziza yaba mu maso cyangwa ku mubiri usanzwe, ariko urumva ikintu gisekeje uko ibintu bigenda biba bitoya niko biba bihenze. Impamvu nuko haba harimo ingredients zindi zitari muri ibi, nk'iyi ntabwo ifitemo niacinamide, iyi ngiyi ifite niacinamide, iyi ngiyi nako gafite niacinamide, iyi ngiyi ntabwo iyifite. So usanga iyi CeraVe igura kimwe, ihenze kurusha iyi ngiyi kandi ubona ari nyinshi, inagura kimwe kandi n'iyi creme ingana gutya. Ibaze nawe iki gicupa kinini kigura kimwe n'aka creme ka 50 ml. Iyi ngiyi ifite amagarama 458. Urumva ko impamvu nuko hano iyi ngiyi iba iri packed, ifite ibintu byinshi, niyo mpamvu akenshi utumoisturizer two mu maso dukunze kuba duhenze, nuko turi packed kuko uruhu rwo mu maso ruba ruri sensitive, tuba nyine ari twiza ku buryo ukisiga kakaguha resultat kadacloginze pores ngo ube wagira ibiri cyangwa se ugire ibindi bibazo. Iyi CeraVe by the way niyo ndimo gukoresha ubu, murabizi ko nababwiye ko lotion yanjye yashize. Sinzi niba bigaragara, ndayikoresha nzabaha resultat. Impamvu nayikoresheje ni amatsiko, kubera abantu benshi bakunda kumbwira ngo irabirabuza, so ndavuga ati okay kanyikoreshe ndebe ko nyirabuza ariko akenshi ikintu cyo kwirabuzwa n'amavuta ni ibintu bindi gukoreshanya nabyo, ni environmental factors, ahantu wirirwa, ibyo urimo. Ndaza kubazanira amaserum, nzayabereka fete, ndayafite nuko hano huzuye ibintu byinshi, ntabwo nzabereka video y'amaserum ushobora gukoresha nka vitamine C zikurinda izo factors zose zituma uruhu rwawe rwakwangizwa n'ibintu byinshi, izuba, klima nyine, ibindi bintu byose birimo bishobora gutuma uruhu rwawe rwangirika, rukaba nyine rwakwirabura cyangwa rukasa ukundi kuntu udasa. Ndarushye, sinaberetse ibintu byinshi. Hano hari iyindi cream ku bantu bakunda nyine gucya kurushaho. Iyi cream ni coco butter body cream, irimo kojic acid na licorice. Ubushize ntago nayivuze neza, nababwiye ya Eden nayo ndayifite ku bantu bari naturel, badashaka ikintu na kimwe kibakesha. iriya Eden iri perfect, urayisiga nyine uruhu rukanyerera ukabona ko rumeze neza, n'utuntu tudutashi tukagenda tugabanyuka kubera ko ifitemo vitamin E. Iyi ngiyi rero irimo kojic acid na licorice, ni ibintu byiza cyane bikesha kandi bitari hydroquinone. Ubwo rero ku muntu nyine ari abantu mwikundira kuba inzobe, iyi ngiyi yagukorera, ariko ntabwo iguhindura inzobe. Nababwiye ko ibintu ngiye nkore mbahereza atari ibintu bihita biguhindura, uracya ukabona ko ufite eclat nziza nyine y'abasirimu, ariko utarinze gutukura nyine ngo wowe ubusa ukuntu biteye ubwoba. Eye cream nazizanye, hari iyi ngiyi ya Sebamed, iyi ngiyi deja ni iyanjye, ndi kuyisiga ku maso, ni udukreme two ku maso, hano ku jisho ku bantu baseka bakagira imirongo cyangwa se hano hakunda kwirabura. Hari indi eye cream y'abantu birabuye ku maso, hari abantu usanga hano bafite utuziga rwose cyane, so iyo cream ndayifite ikesha hano hagacya nyine ku buryo hasa n'ahandi. Hari na CeraVe nayo eye cream, ntabwo zigura kimwe bitewe n'uko zifite brand zitandukanye, ariko zose ni nziza. Hari aka gasabune kari anti aging, ushize naberetse isabune ziri liquide ziri anti aging, ni nziza pe, ndacyazifite. Hari n'aka gasabune rero, ni isabune noneho y'akabuye, iri anti aging, ni snail, iri anti aging kabisa, ni nziza cyane. Nababwiye ko product zanjye zose ni original kandi ni ama product acururizwa muri farumasi cyangwa se ibyo bita drug store. So kano gasabune ku muntu gashaka ni keza cyane, kagura 8,000.
ku bantu barengeje nyine imyaka 30 bashaka anti aging, ku bantu bafite uruhu ruri dry, ku bantu bisiga makeup, murabizi ko kurana makeup byangiza uruhu, hari n'igihe ukaraba makeup ntizigushireho. Hari foaming oil ya CeraVe, iyi ngiyi kuyikaraba nijoro umva ni sawa cyane, kuba wiriwe sweatinga wisize makeup se cyangwa se ufite uruhu rwumagatanye. Hari amasabune, hari abantu nahaye isabune bakambwira ngo kitareta, isabune zireta ni isabune zo gufura. I'm sorry, isabune zireta ni isabune zo gufura, izindi sabune zireta cyane ni isabune zishinzwe kukumaraho amavuta ku bantu bagira oily skins, ariko ubundi abantu bafite peau normale n'abantu bafite peau ziri dry bagomba gukoresha amasabune agira ifuro ariko nayizungushe cyane, agira ifuro ariko ritari ryinshi. Ntago ugomba gukoresha isabune igira ifuro ryinshi. So iyi foaming oil ni ya sabune woga ugasigarana amavuta. Ku bantu batangiye gukura rero murabizi ko uruhu rukunda kuma, iyi ngiyi irakora cyane yaba ku manywa na nijoro. Ku mubiri murabizi dufite udusabune twa Revlon twiza, nanjye ndayikaraba ku mubiri, ni nziza cyane, irimo glycerine, ni nziza ntabwo nabibabwira. Iyi ni iya kabiri maze, it's really perfect. Mfite isabune za Dove, murazizi Dove za cucumber, kari hydrating, ni agasabune nyine umara gukaraba. Njyewe mba nabahitiyemo ibintu nyine ukoresha wamara kubikoresha ukumva ufite ubuzima. Wow, siko bimaze. Mfite bio oil ni ibintu abantu mukunda kwirengagiza, sinzi ibintu mwamenyereye kubona mukunda kubipinga ngo iyi ngiyi igira gute, kubera ko abantu bayamamaza cyane, cyangwa se sinzi ushobora kuba warayiguze itari original cyangwa se ukaba warayikoresheje nabi, nabyo bibaho ntigufashe. Iyi bio oil imeze nk'amazi, ni lotion ariko irimo ama oils menshi, ku buryo iyo uyisiga imeze nk'amazi, imeze nka ya oil naberetse nisiga ya Wix. Iyi lotion rero ni nziza cyane, kandi icyiza cyayo ni non comedogenic, ushobora kwisiga kuva mu maso kugeza ku mubiri wose. Ku muntu ufite peau normale idafite ibintu byinshi irwaye, ku muntu ufite peau iri dry, this is the perfect oil to go for. Murabizi nshobora kubazanira izindi lotions nyinshi, ariko mba nabahitiyemo ibintu byiza, iyi bio oil je te dis. Ariko hari umuntu nabwiye amavuta arambwira ngo nkasa nkawe, please ntago nzi. Okay, I appreciate ko kari compliment muma ko ushaka gusa nanjye, wenda ko nsa neza, ariko mu by'ukuri gusa nanjye ntago ari yakabaye goal ni gusa nkawe. Wowe ukusa dufite shades zitandukanye, hari inzobe, hari imibiri yombi, hari umuntu wirabura, ni gusa nkawe ariko wowe the best version of you, wowe mwiza kurushaho, wowe abantu babona bakavuga wow urasa neza. Nibyo bintu byangombwa. Vraiment ndi umu influencer ndabizi, akenshi ibintu bereka murabikoresha, ariko ntago goal ari ukuba wasa nanjye, kuko nkubwiye ngo tuvuge uri umuntu wirabura ugashaka gusa nanjye, naba nkubeshye, naba ndimo kwangiza. Ahubwo icyiza ni ugusa nkawe, ariko wowe nyine nawe wireba ukavuga this is the best version of me. Kuko nanjye hari igihe nyine nireba, ntago nifuza, hari abantu ndeba nkavuga wow no muntu araka kabisa, ariko ntago mba nifuza gusa nawe, mba nifuza gusa nanjye, ahandi nanjye nireba nkavuga pisi urasa neza, nyine nkabona ko uko nasaga last week atari ko nsa uyu munsi. So aya mavuta yose ni meza, ni amavuta yo mu mafarumasi. Abantu bavuga ngo amavuta ya farumasi yose arirabuza, no, cyese niba wikundira mukorogo, ariko ari amavuta targetinga hyperpigmentation, ku buryo ugenda ugacya, kuko hyperpigmentation nabyita nk'indwara, kwirabura cyane, ahantu kenshi nk'ahangaha haba harakize agaheri hakirabura gutya, haba harimo inflammation, haba hari donc hari agaheri harakira, ariko nyine cells ziba disturbed, ziproducinga ibintu bitakabaye produced byihuse kugira ngo uruhu rukire hagasa gutyo. Ubwo rero ntacyo bitwaye kuba watargetinga pigmentation nk'abantu babyaye, murabizi rwose
ubu se ukuntu urireba ukabona ntago wikunze. Hano hari nk'imera irafasha cyane ku muntu uherutse kubyara afite cya gikushe nyine cy'umwijima. Utuntu tw'utwijima rero amavuta yo muri farumasi nayo adukuraho, hari nk'aya nyine n'isabune, aya ni amavuta naberetse ya Neutrogena agabanya utwo tuntu two kwijima. Hari iyi Clear and Radiant y'isabune, hari iyi Chateau Rouge ndayibashimiye pe! Nanjye ndabireba nkavuga pisi urakeye pe! Iyi Chateau Rouge nayo igabanya utwo tuntu two kwijima, byose bizamutseho. Ihendutsemo muri byose ni iyi Chateau Rouge igura 18 ariko irakora pe! Hari nk'aka nako kagabanya ikintu cyo kwijima, n'aga CeraVe nako gatuma uruhu rucya, uruhu runyerera, ruhaze, rumeze neza, akenshi ubona ko rukeye rusa neza. Hari oh my god, hari aka bio oil ku bantu bafite dry skin cyangwa se na po ziri normal bashaka glowinga kurushaho, na kajel ni keza. Utu dutoya tugiye gushira, hasigaye kamwe ariko gafitemo na cinnamide, nyine numva ni akajel keza wisiga ukamererwa neza. Na cinnamide yes, gafite na cinnamide n'ama oils menshi cyane. Umva ndakabashimiye ku muntu ushaka ikintu gihendutse akaba ashaka gusa neza. Aka ngaka noneho ugatwaranye n'aka ka oil kayo, utu dutoya tugiye gushira ariko hari utundi dusayizi turushijeho. Ibi ngibi kubifatanya ni byiza cyane, ushobora kubifatanya na lotion ya bio oil imwe naberetse, cyangwa se ukabifatanya na Johnson. Hari iyindi lotion iri ultra healing wakwisiga mu maso no ku mubiri. Hari abantu bashaka ngo amavuta yakwisiga mu maso no ku mubiri niba utarwaye ibiheri, kuko iyo urwaye ibiheri uba ukeneye utu tuvuta nyine tugenda tubikuraho duto duto, keretse nanone udafite ubushobozi bwo kuyagura ko aba akenshi azamutse, nibwo ushobora kuvuga uti njye ndashaka kugura amavuta nkayagurira rimwe, amavuta ya makeya kandi meza ari bunkorere ahantu hose. Nk'iyi lotion rwose igura 20, wayisiga mu maso, ugasiga ku mubiri, irimo vitamin C, E na B5. Ni oil iri healing ku bantu bafite uruhu rwangiritse, ni oil nziza cyane. Ushobora no kuyikoresha ugakoreshanya n'iyi Cicaplast ku muntu wisize mukorogo ashaka gusubira ku ruhu rwiza ariko akaba ashaka gusubira ku mavuta ari naturel. Ibi ngibi wabikoresanya ukamererwa neza. Dufite ama eau thermale afasha abantu, ni spray ifasha ku bantu nyine bitukuje uruhu rukangirika cyane. Iyo eau thermale urayikoresha ikakuvura uruhu cyane. Iyi rero lotion ushobora kuba udafite ubushobozi bwo guhita uyigura, cyangwa se ufite ayandi mavuta wisiga ku mubiri ukavuga uti njye ndashaka iyo kwisiga mu maso nziza idahenze. Aka ngaka kagura 10,000, ni agato kayo keza, nako keza rwose wisiga amaso ugasa neza, noneho ugafite ukaba ugafitanye n'iyi oil. Umva perfect. Murabizi njye sinkunda gutanga ikintu kimwe, nanga utuntu tujyana kugira ngo uruhu rurusheho kumererwa neza. Ibi byose nabivuze rwose, ibindi bisigayeyo ntabwo byose nabivuga ngo mbirangize. Okay, kanangirize kuri utu tuvuta two mu ntoki. Aya mavuta ni meza, murabona intoki zanjye ntago njya mbona afite amavuta yo mu ntoki, ndayisiga ni meza cyane. Ku ntoki, ku birenge ni amavuta meza cyane. Ushobora no kuba uri ahandi hantu udafite amavuta yawe, aya ngaya wakwisiga umubiri wose. Ikindi rero navuga, hari abantu bambwiye ngo amavuta ni make. People, amavuta agura 5,000 yo mu ntoki ntabwo nzana mugurira amavuta. Okay, njyewe ndabizi ko habaho amavuta ya make agura 2 bingahe, I know. Akenshi impamvu ari amavuta nyatinya nanayagendera kure ni parabens, ama preservatives bashyiramo muri ano mavuta yo mu nganda. Bashyiramo ibintu bituma aya mavuta agomba kumara, urabizi usanga nka expiry date ari nyuma y'amezi 12, ari nyuma y'umwaka, imyaka ingahe. Izo preservatives zituma aya mavuta atagaga akenshi zigira ingaruka ku ruhu. Niyo mpamvu usanga wa breaking out. Hari n'abantu
yexposa kuri kanseri y'uruhu, rero amavuta ya make akenshi niyo mpamvu nyatinya njyewe, ntago ari amavuta ari effective niyo yaba ari ayo ku mubiri, hari igihe uhitamo amavuta wenda afite preservative ziri safe ariko akenshi ntago aba ari meza, aya mavuta rero usanga ari amavuta yo ku ntoki agura 5,000, igicupa kingana gutya ni 75 miligramu, nako 75 gramme, ni amagarama 75, utu ngutu tugura two mu maso, ntabwo ari ukuvuga ngo amavuta ya makeya ni mabi, ariko mu by'ukuri niba uguze amavuta aya ugashaka ngo nafunguye ngo mpita mbona hano hazamo umwanya, akenshi aya macupa izi packaging iyo zuzuye kuri contenu ziri oil based irabyimba, so baba barabikoze babishaka bagasigamo iyi space, ni nka space basiga muri soda, none se uzagura fanta uvuge ngo urumva ngo fanta naguze ntabwo yuzuye ko kitagera hejuru, hari impamvu baba basize iyo space y'umwuka, so aya mavuta ukuntu uzayagura urayafungura ukabona ko hano ntabwo yuzuye ngo yuzurane agere hano, oya urafungura harimo space y'umwuka, nika packaging nika koze ni 75 gramme, akenshi mbabwira uko amavuta angana kubera izo mpamvu zose. So ndarushye, nababwiye ko iyi salve ushobora no kuyigura yose ukanakaraba no ku mubiri cyangwa se ukakaraba mu maso, dufite n'intoya mu ducupa dutoya igura 10,000 muri twa ducupa twa 100 gramme, ubwo rero ubishaka wagura intoya, ni nziza cyane, ndarushye pe, ego izi nazo zifite ibicupa binini cyane kuri family size, ku bantu aba ari umumama ufite abadolescente cyangwa se abadolescent ushaka kwisigana nabo, by the way abahungu bangurira n'abagabo, thank you, we love kings biyitaho rwose, hari abahungu bagura amaserave bakayisiga kandi ukabona nyine warabona umusore nyine ukabona arasa neza, hari agaparfum nashaka kubereka kagura 5,000 ka Sensiro keza, cyose ndi buhaguruke pe, iyo mpagurutse bituma neditinga cyane, ni keza pe, ku muntu ushaka agaparfum ko kugendana mu ntoki keza, mba nabahitiyemo yayindi nyine ihumura neza cyane, kagura 5,000 byonyine, ubwo rero ugashaka nako akagura, please don't forget ko dufite Johnson ni amavuta meza pe, ayanjye yarashize ariko ugomba gufata ayandi, kuko izi ngizi zanditseho brightening zarashize, hari replenishing ariko nazo ni nziza, umva Johnson ni amavuta nakunze, ameze nka gel ntabwo akenera glycerine, by the way amavuta yose naberetse ntagasaba glycerine, ku bantu bashaka glycerine turazifite za crystalline zikesha, dufite body oils zikesha za golden glow, dufite wix nk'iyo nisiga ituma ugira nyine agacyo gasanzwe ariko atari ugucya, abantu bafite uruhu usanga ku mubiri hirabura, ku maboko no ku birenge, golden glow niyo ikora, cyangwa se crystalline kuyikoresha iyo glycerine, ariko kuvanga amavuta gufungura sinzi ibintu byo gufungura abantu babikuye, ariko ntabwo ari byiza, byangiza amavuta baba barayakoze bafite uburyo bayakoze n'amaconcentration arimo, kuyavanga rero n'ibyo bintu bindi, keretse iyo uyiguze byanditseho ko ugomba kubivanga bikagendana, ariko ubundi uvangira mu ntoki ntago, cyangwa se ugakurikiranya ukisiga amavuta, umara kwisiga ukisiga oil, cyangwa se ukabanza oil ukurikizaho lotion. Mbega ndavuze cyane, nsigaye narabaye umwarimu ndabakunda cyane, nifuza ko musa neza, ntabwo mwabyumva, ndabakunda, nkunda ukuntu munyizera mukanganiriza mukanyereka amafoto yanyu, ni ibintu birenze, ni ukuri ntabwo mbifata for granted, mujye mwibuka sunscreen please, kujya ku zuba ni bibi cyane, sunscreen, hari abantu bambaza ngo sunscreen za make ndazifite zigura 20 za Sebamed, kandi nyinshi wakwisiga mu maso n'umubiri wose, ahantu hose izuba rigaragara, ni byiza cyane, nk'abantu bafite za Medix rwose wagura sunscreen nk'iyo ngiyo ukajya uyikoresha, ukisiga Medix yawe ku manywa, ntusabe ko uzagisiga nijoro gusa. Ikindi abantu bambwiye ngo Johnson kuyisiga mu maso ngo iri kubatera utuntu, cyangwa se ngo Medix
aya mavuta nabibasobanuriye ko ari body oil nako body lotions uramutse uyisize mu maso ku bantu bagira uruhu rudafite ikibazo ikakumerera neza sava, ariko niba itari kukumerera neza please change, shaka amavuta yo mu maso. Myself njyewe ucuruza amavuta mba naniyizeye nk'iyi CeraVe naberetse ko ndi kuyisiga ku mubiri, ariko mu maso kubera ko njye nzi ko mfite uruhu kubera ko nzi ko mfite uruhu ruri acne prone rurwara ibiheri, ntabwo nyizera mu maso kubera nyine ubundi iri for face and body ku bantu bafite skin ziri normal, ariko nkanjye aho kugira ngo nzabyuke nagize ibiheri kuko amavuta ari heavy nyine nka cream urumva iba isa nk'iremereye, nakoresha iyi PM. So ndi gukoresha iyi ngiyi mu maso kuko iyi lotion niyo yambereye nziza rwose mu maso no ku mubiri, ariko ubu ngubu PM nzabahereza resultat nabitangiye ubu. Iyi PM n'iriya cream hamwe na eye cream ya Sebamed, so muzakomeza murebe uko nsa quand même. Nibyo nabwiraga, please mukomeze mugure, mumamagare mugure, nshobora kuba mwambuze ubu ngubu ndimo kurikodinga ko mba nashyize muri airplane mode, mba ndi gukoresha telefone yanjye, ariko ngiye guhita nyishyiraho muri commande, mugure aho muri hose mu Rwanda, hanze ntabwo ndabona uburyo noherezayo, i Burundi, Malawi, Zambia n'ahandi abantu nyine mumbwira, muri Congo keretse ufite umuntu utuma aho ngo naguhereza amavuta meza. Ikindi abantu bakunda kumbwira ngo amavuta yawe arahenda piscine, nabibabwiye amavuta ahendutse, nanjye ntabwo mbuze ubwo bwenge bwo kuvuga ngo nagura amavuta ya 2 nkacya nkasa neza, ariko hari abantu nyine bitahira pe, hari abantu ngo bisiga vaseline bagasa neza, ibyo mufite amahirwe, ariko njye nahisemo amavuta ya drugstore. Rero ni amavuta aba yarafatiwe umwanya bagakora research zihagije kugira ngo bakore amavuta meza atagitinga ibibazo runaka. Ubwo rero niba aguhendeye kuri wowe, hari ahantu henshi cyane murabizi ku muhanda bacuruza amavuta, bacuruza makeup, bacuruza ibintu byose na makeup. By the way ndazifite, mfite foundation, mfite primer, nzabibereka muri video wenda ya makeup nuko isaba kwisiga ibintu byinshi, ariko nabyo nzabibakorera. Umuntu ushaka makeup nyine zo ku muhanda wazigura pe, ariko nizikwangiriza uruhu nawe urabyumva. Njyewe icyo nihaye nuko tugomba kwimprovinga tukagira uruhu rusa neza, rufite ubuzima bwiza, rukeye, rumeze neza, kandi ntago no kuri drugstore ntago zihenda. Ikintu gihenda ni hari amavuta murabizi ahenda pe, usanga akantu kangana gutya kagura 90, 80, ntago ayo ncuruza, ariko actually nayo ndashaka kuzayagira nimukomeza kuneza imbere nkatera imbere cyane, nkajya nyabazanira, kuko amavuta ya make ahantu hose ntago nyine ndabizi ko abagura make ariko ntago agira resultat ku buryo wayakoresha ngo uvuge uti ndasa neza. Aya rero bisaba kugenda ugura gahoro gahoro, ukazageraho ukagwiza ibintu bihagije, noneho bigomba kugukorera byose. Ariko hari ibintu nyine tuba tutaragira, nkanjye nifuza spray yo ku mubiri ya sunscreen, kuko izuba ntabwo mba ndishaka. Sunscreen imarana iminsi 2 kubera kwisiga ahantu hose, ariko sindabona ubushobozi. Ubwo nimbishobora muzabona nyifite. Nawe rero ushobora kuvuga uti sindabasha kugura iki n'iki, ariko nzakigura. Izo spray zirahari by the way ku bantu bazishaka, nuko njye ntarabasha kuyigurira, za La Roche-Posay Antelios. Mfite ama sunscreen y'ubwoko bwose menshi, biterwa n'iyo ushaka. Gusa icyo nababwiraga nuko skin care ugura buhoro buhoro kuzageza ugejeje ibintu bigukorera bituma none usa neza cyane, kandi ukavuga uti ndabifite bihagije. Ikindi kugira amavuta meza ntabwo mubizi, ugenda usa neza, umva uriryohera, ukabyumva ko umerewe neza, mbese ibintu birenze pe. Kugira amavuta meza ni ibintu birenze, kandi mu by'ukuri ntabwo ahenda. Mugura amakanzu y'ibihumbi 90 kandi ugasanga usohokanye mu iduka amakanzu 5. Kuba rero wagura utuntu 3 ugasa neza, none se kwambara ikanzu ufite uruhu rusa nabi, runaniwe, rutameze neza, mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Icyiza ni uko twasa neza, dufite ama face oils forever young, face so perfect, mfite ibintu byinshi byiza cyane byiza byabakorera. So mungane mugure, mume feedback,
ni urugendo narabibabwiye ntago ugura amavuta ngo mu byumweru 2 uhite usa neza. Hari abantu bambwira ati natangiye kugira gutya na gutya, ku bantu bavuye ku matube murabizi mugira allergie, abavuye kuri hydroquinone, nzagerageza uko mbishoboye kubafasha, ariko cyane cyane ni uguhera kuri iriya Cicaplast naberetse, irafasha cyane, ubashije kuyigura igura 25,000, iyo uyiguze ukayitangirana n'andi mavuta iragufasha cyane kutagira izo allergie, udasubiye kuri twa dutube. I love you. Nimwe mutuma mvuga nkaruha. Ndabakunda, ni ukuri ndabakunda kubera ukuntu munkunda, murankunda mukanyereka urukundo nkabibona. Umuntu witwa Dafrose muri comments, umva you are the MVP, nintanga ibihembo niwe umuntu wa mbere, uri umuntu wingaginga cyane. Thank you Shakira n'abandi benshi, umva ndabakunda cyane. Queen Deli, abenshi turacata Glow-Getters kuri groupe, Paradise ntago nzi izina ryawe ariko ukunda kwingaginga kuri groupe, na Deje, abantu mukunda gusobanurira abantu kuri groupe, ni ukuri ndabashimira mumbera aho nari, kugira ngo tubashe kuganira twungurana ibitekerezo. Ndabakunda na Rada n'abandi benshi, I love you all, n'abandi benshi ntabashije kuvuga, abantu mwese mwingaginga kuri Glow-Getters, nagenda nkasanga ibiganiro byashyushye mwaganiriye neza. I love you, ndabikunda cyane, ni ukuri. Ntago wenda hari igihe mvuga ati ibi ngibi ntago bikwiriye ko twabiganira, nuko akenshi intego y'iriya groupe ari ukugira ngo tujye tuganira ibyadufasha gusa neza, ariko abantu muganira mugasobanurira abandi ibintu bituma basa neza. I love you, ni byiza cyane cyane. Abantu mugira skin care routine, gukorana namwe biroroha cyane, mukomereza aho. Mbabazi n'abandi benshi, nyine wa muntu aza akakwereka ati nkoresha ibi n'ibi, ndashaka kongeramo iki, biroroha cyane. Cyangwa se ndashaka ko dutangirana ibi n'ibi, nyine tukajya tugendana. Abantu nyine muri flexible, gukorana namwe biraryoha pe, biraryoha. Hari aba Glow-Getters benshi mumeze gutyo muri izi. I love you, ntago navuga ngo mbarangize, ariko I can't wait kuzabona amaso ku maso. Nizere ko tuzaba dusa neza, tumeze neza. Bye, mugire weekend nziza, mukomeze mugure, ndahari ku bwanyu, narakize murabibona, umva mfite imbaraga. Ubu ngubu nirwa niruka mbashakira products, mbahitiramo ibintu byiza, mbakorera deliveries. Nimwe mungira busy, nyine ndabikunda cyane. Bye, bisous.